ibikoresho byabajwe mu biti byiza bifite amazina meza, bikajya bikigaya, bikagicurira, bikakibwira ngo wowe ntiwari ku rutonde rw'abakwiye kugirwa neza. Kugaruka hano uyu munsi nanone turashimira abayobozi b'itorero, ndabizi ko baba babizi ko tuzaza. Turashimira mushumba w'iri torero n'abandi bene data bafatikanya kuyobora iki cyumba cyo kwa gatatu. Imana ibamugisha. Turashimira namwe mwahaye Yesu umwanya mukaza kumva icyo Imana ivugana namwe. Bene Kora baravuze ngo twebwe nubwo twabura aho tuba kubera ko bari bafite amateka ashaririye mabi atabahesha kubona gakondo kubera ibyaha bya Sewo wa Kora. Bibiri ivuga ko Kanani barayitanze bo babura aho babarizwa kubera amateka, ariko ngo bahitamo kuba mu nzu y'Imana. Imana ishimwe ko ngeze hano. Nari mvuze ngo Imana ishimwe ko ngeze hano. Reka tusome amagambo y'Imana. Mwuka wera nshoboza, ndagerageza kuvuga bikwiriye bivuye ku mutima w'Imana, hanyuma tuze gusenga. Igitabo cyitwa Kuva ni igitabo cya Mose, igice cya 25 umurongo wa 10, ariko turahera ku murongo wa 9. Ijambo nagenderereye mu murongo wa 10. Igitabo cya Mose cyitwa Kuva igice cya 25 umurongo wa 10. Ariko duhere ku murongo wa 9, icyo ngendereye n'umurongo wa 10, umurongo wa 11 yewe n'uwa 12 nta kibazo. Reka dusome. Haravuze ngo muzabureme buse nibyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabyo byose. Kandi bazabaza isanduku mu giti cyitwa umushita, uburebure bwayo bw'umurambararo bube mikono 2 n'igice, ubugari bwayo bube mikono 1 n'igice, uburebure bw'igihagararo bube mukono 1 n'igice. Umurongo wa 11 uravuze ngo uzayiyagirizeho izahabu nziza imbere n'inyuma, uyigotesha umuguno w'izahabu, uyitereke izahabu zivemo ibifunga 4, ubishyire ku nkokora zayo zo hepfo, ukarenye ibifunga 2 bibe mu rubavu rumwe, ibindi 2 bibe mu rundi. Amen. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 12. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 12. Dusome duhere ku murongo wa 3. Yohana 12 umurongo wa 3. Mariya yenda igice cy'indatiro y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we, inzu yose itamamo ayo mavuta. Baza bati mbese twashobora kumenya izo nyigisho nshya uvuga izo arizo, ko uzanye amagambo y'inzaduka mu matwi yacu? Nuko rero turashaka kuyamenya yariyo. Nuko abanyatenayi bose n'abasuhuke baho batagiraga icyo bakora kiretse gushyushya inkuru no kumva ibyadutse. Nuko Paulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati bagabo b'abanyatenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditswe ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira, Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka mu muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano zaho batuye, kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye. Kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe, kuko ariyo muri yo dufitemo ubugingo bwacu,
tugenda turiho nk'uko bamwe mu batambyi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo. Amen. Dusoreze mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 21. Rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 21. Reka nihute tusome twumva uko haravuze ngo rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto Pawulo yabandikiye igice cya mbere umurongo wa 21. Kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yashimye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore abayuda basaba ibimenyetso, naho abagira ikibu bagashaka ubwenge, ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe b'abayuda n'abagira iki ni Kristo, ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko abo ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranyije abanyantege nke ibinyantege nke byo mu isi ngikoze isoni ibikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yabitoranije kugira ngo ihindure ubusa ibiriho. Amen. Twese amen. Muranyikiriza mwese bikunde? Twese haleluya. Twari kuririmba indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Byavuye ku kise? Byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Amen. Igitero cya kabiri kikavuga ngo suko nari mwiza habe namba, ngo ni ubuntu bw'Imana yangiriye. Aravuga ngo yarambabarijwe kuri wa musaraba, ngo ndetse yabambanywe n'abagome. Twese amen. Aravuga ngo kandi iyo nibutse ibya Yesu ngo uko yagiriwe bamubamba, ngo ibyo byonyine binyibutsa ibyaha nakoze, ngo ni njyewe yazize n'umukiza. Naje kubibutsa guhamagarwa kwanyu. Twese amen. Mana we munyikirize amen. Insanganyamatsiko iri muri aya magambo iravuga ngo Imana ntiyaduhamagaye dushobotse, ahubwo yaraduhamagaye ngo idushoboze. Imana ntiyahamagaye abashobotse, Imana ntiyahamagara abashoboye, Imana ihamagara bizashoboza. Se namwe niko mubyizera? Nge niko Umwuka Wera yanganirije arambwira ngo nzibabwire aya magambo, babwire ngo twese twicaye munsi y'iki gisenge nta n'umwe Imana yahamagaye ashobotse, nta n'uwo yahamagaye ashoboye, ahubwo yaraduhamagaye ngo idushoboze. Abanyumvise amen. Hanyuma rero turaganira aya magambo Imana imaye, Mwuka Wera aze kumfasha kuyadevelopa neza nk'uko nayumvise nyahabwa mu gihe gikwiriye rwose. Iri jambo twasomye mu gitabo cyo Kuva ni amategeko cyangwa se amabwiriza Imana yarimo iraha Mose barimo kubaka ihema ry'ibonaniro, bageze mu gukora isanduku y'isezerano. Iyi sanduku y'isezerano yagombaga kujyamo ibiki? Yagombaga kujyamo ya nkoni ya Aroni yarabije, Imana yikuye mu zindi nkoni 12 z'imiryango ya Isiraheli. Hakabamo inkoni imwe ya Aroni yaje kurabya uburabyo nk'ikimenyetso cy'uko Aroni yemewe kuba umutambyi. Icya kabiri, iyi sanduku y'isezerano yagombaga kujyamo bya bisate 10 by'amategeko Imana yahaye Mose ku musozi Sinayi. Icya gatatu, iyi sanduku y'isezerano yagombaga kubikwamo urwabyo rurimo manu Imana yagabiraga Abisiraheli ngo bibe souvenir, bibe urwibutso rw'uko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose avuye mu kanwa k'Imana. Abisiraheli bazajya bareba urwabya rurimo manu, batazigera bikoma mu gituza na rimwe bavuga ngo twari tuzi gushakisha. Oya, bajya bazirikana amaboko y'Imana akomeye yabakurira
amen. Iyi sanduku y'isezerano yari ibitsemo ibihamya bikomeye bigaragaza kwera kw'Imana no gukomera kw'Imana n'imbaraga zikomeye zigaragaza ubumana mu gutoranya uwishaka, ubumana mu kugaburira abantu atari uko bakoze cyane nubwo gukora ari byiza, ubumana mu nyandiko yanditseho ubuzima. Twese amen. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo kugira ngo ibi bintu byanjye bibikwe ahantu bigomba kubikwa mu kintu gifite agaciro. Iramubwira ngo manuka ujya mu ishyamba urebe igiti cyitwa umushita. Iki giti cyitwa umushita muri bibiri ijambo ry'Imana ni umunyinya. Umunyinya sinzi niba abana bavukiye i Kigali baba bawuzi cyangwa aba.com, ariko ni ubwoko bw'igiti nyine cyitwa umunyinya. Iki giti cyitwa umunyinya gifite amakuru meza yacyo aba make. Hari ibintu bibiri nabonye gikora mu buzima wenda gishobora guhuriraho n'ibindi biti. Icya mbere ni igiti ushobora kugamamo imvura yaguye, ariko ibitonyanga byacyo n'ubundi kubera kigira ibibabi bitoya cyane ntabwo cyakurinda imbeho cyangwa se imvura uko bikwiriye. Icya kabiri gitanga inkwi, ariko kugisenya ni ukugenda witeguye kujombwa n'amahwa. Kigira amahwa menshi pe, kirajomba nawe. Sindabona umwana wuriye igiti cy'umunyinya. Oya, ni igiti kigawa kibi gifite amateka mabi. Ariko Imana iramubwira Mose, iramubwira ngo genda mu ishyamba utarebye inturusu, utarebye bya biti bivugwa neza, undebera igiti kigawa. Ukizane, ndabizi ko kizakuvuna. Nzivune zacyo, nzi amahwa kigira. Ubundi kigira amahwa y'inyuma n'ay'imbere. Umuhanga utabizi ashobora kwibwira ko ay'imbere ntacyo yamutwara, ariko kigira amahwa aboneka n'ataboneka. Ntekereza ko Mose yahuritse ajya gushaka iki giti. Ubuntu bw'Imana butangaje. Abaje gusenga amen. Aragenda aragitema. Ndimo ndamureba yihanganira kujombwa n'amahwa, ndimo ndamureba yihanganira imvune zacyo. Kandi hari ibindi biti we byiza, bya biti babazamo imbaho za ribiyo, za gereveriya, inturusu. Ibyo ni ibiti byiza tuzi ko bifite amateka meza yo gutanga imbaho nziza, ariko Imana yatoranije abaswa. Niko Pawulo yavuze. Ibigawa byo mu isi ngo nibyo Imana yatoranije ngo kugira ngo ibyuzuzemo imbaraga. Mose ndimo ndamwumva n'imvune z'aya mahwa, ndimo ndamureba yihanganira ububabare. Aragitema, arakizana. Iki giti kandi kirababara nubwo kitavuga. Buriya kugikuraho amahwa ni ubundi buzima bari kucyaka, kuko bari kucyaka natire yacu, bari kugikuramo ubuzima bwacu. Ni igiti kimenyereye kugira amahwa, nta n'icyo bigitwaye, cyatanga inkwi kitazitanga, yewe ntacyo bikibwiye. Ariko kugikura mu buzima gisanzwemo, bagihindurira natire, bagihindurira umumaro. Twese amen. Muraza gufashwa ndabizerega. Yo, arakizana, aracyanika. Iki giti kiri kubabara. Bagishyira ahantu, bagicisha ku mashini, barakibwira bati wagitiwe nubwo ufite amateka mabi, ariko uranga uvemo imbaho to. Uravamo umumaro byanze bikunze, turaguconga tugushyira ku kigero gikwiriye. Petero yandika, yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, ngo nimumwegere, ngo niwe buye buzima. Aravuga ngo kandi namwe mwubakwe nk'amabuye mazi, ko kugira ngo mube inzu yuzuye y'Umwuka Wera. Twese amen. Abaje gusenga haleluya. Iki giti baragicura, bagikuramo zahabu, ngo kugira ngo bakimaremo inarijye no kwiyumvamo amateka mabi. Imana ibwira Mose ibintu bikomeye nakunze. Iramubwira ngo iki giti uzagifate ukiyagirizeho zahabu, kugira ngo iki giti kitazajya kireba kikibara mu bwoko bw'ibindi biti. Hoya, reka tuzibanganye amateka yacu, ugisige zahabu. Gishobora
ugisige zahabu kimeshi kwa Yesu. Haleluya. Ugisige zahabu kandi ugisige zahabu imbere n'inyuma. Dusiba amateka y'imbere, dusibanganye ibyakibayeho imbere n'inyuma. Cyo kuzajya kiririmba ngo kirebere mu mateka y'iwabo, cyo kuzajya kibwiriza kibuke ko cyavutse mu miryango irimo nyabingi. Ugisige zahabu kigira agaciro, kigira ubuzima bwo mu ijuru. Muribuka Yesu avuka, abantu bagiye kumureba, abanyabwenge bari baturutse iburasirazuba mu maturo bajyanye ngo banyanye zahabu, bivanga uyu ni umwami w'abami. Ndafashijwe mwene Yesu. Ugisige zahabu. Iyi zahabu ishushanya agakiza, zahabu ishushanya Kristo. Ugisige zahabu, ukiyagirizaho zahabu imbere n'inyuma. Pawulo yabwiye abakorinto ngo bakorinto mwe muzirikane guhamagarwa kwanyu, kuko Imana itatoranije imfura nyinshi, kandi abanyabwenge bo mu isi bose ntibagize umugisha wo gutoranywa, ngo ahubwo yahamagaye abaswa ngo kugira ngo ikoze isoni abanyembaraga, ikoze isoni abiyita abanyabwenge. Ndumva Imana mwayikomera amashyi menshi. Ukiyagirizaho zahabu imbere n'inyuma, uhisha amateka yacyo kitazajya kigira complexe kandi cyabaye ingutiya ndende. Oya, ugisige zahabu kijya kiririmba ibintu cyumve kigiti. Haleluya. Ugisige zahabu. Ikibazo dufite, mwasizwe hamwe gusa. Ushobora kuba warasizwe inyuma ariko ntusigwe imbere. Hari abantu badatanga ubuzima bw'imbere n'inyuma, basizwe igice kimwe gusa. Uracyafite sheke mu bwami bw'Imana, ugomba kuyagirizwaho zahabu imbere n'inyuma, kugira ngo amateka yawe n'ibyakubayeho byose bihishwe muri Kristo. Bigomba guhishwa muri Kristo kugira ngo ibikuvamo bibe bifite ubuzima. Twese amen. Twese haleluya. Iki giti ndimo ndakireba rero, cyicaye kibitse inkoni ya Aroni. Ndimo ndakireba kirimo amabuye 10, igiti kigawa. Ndimo ndakireba amategeko 10 yanditswe ku mabuye. Ndimo ndakireba iki giti kirimo urwabya rwa manu. Ndimo ndakireba iki giti. Muzi ko iki giti cyahesheje Abisirayeli agaciro, ngo umunsi umwe Abafilisitiya bibye isanduku y'isezerano, ngo barayijyana bazi ko batwaye ikintu kidafite 12, ngo bakibikana n'ibigirwamana byayo. Wese murakibuka ko ari igiti kigawa, ariko kirimo ubutunzi bukomeye, kirimo imbaraga zikomeye zizahesha Abisirayeli bose agakiza. Ngo bagishyira hagati na Dagoni, imbere yayo isanduku y'isezerano yakozwe muri cya giti. Kumbe isanduku y'isezerano ifite agaciro kubera cyo, ifite agaciro kubera icyo bayishyizemo. Icyo bagushyizemo nicyo gikomeye. Ikijuru ryagushyizemo kiruta umugore, kiruta umugabo, kiruta kubaka amazu muri Kabuga. Ijuru ryagushyizemo ibintu abadayimoni batinya. Ijuru ryagushyizemo ibintu nyabingi atarebana nabyo. Niyo mpamvu isanduku y'isezerano idashobora kwihanganira kubana na Dagoni. Impossible, ntibibaho. Byaruta isanduku y'isezerano ikarwana nta n'Umwisiraheli n'umwe uhari, kubera ibitse ibintu by'agaciro. Ndafashijwe. Twese haleluya. Munyikirize haleluya. Twese haleluya. Bese mujya mutekereza mutiye mugenda mwisi, mwiyumva mute mama? Ujya wumva uremereye gute, ungana ute? Pawulo yandikira Abaroma yababwiye ijambo rikomeye. Yaravuze ngo mbese Abayuda barusha iki abandi?
ngo ko babaruta muri byose, ngo bafite ikintu cyavuzwe n'Imana bagendana. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese abayuda barusha iki abandi? Imana ihabwa icyubahiro. Umva mukwiye kuremerera isi, uretse ko agakiza kameze nk'akajemo amazi kakabadiriwe, ukabona ntabwo bikiryoshye kubera ubona bimeze nk'ibintu amatetu murayazi, abantu mwanyweye umutobe wo mu cyaro murabizi, n'ibintu ubwo ni ji, reka tuvuge ji kugira ngo n'aba.com banyumve. Bashyiramo amazi bakongera bagashyiramo amazi bakongera bagashyiramo amazi. Agakiza ko minsi y'imperuka niko kameze. Ariko Pawulo yandika yaravuze ngo mbese abayuda, Imana ihabwa icyubahiro, barusha iki abandi? Iyo bari mu isoko bafite irihe sumbwe? Iyo bari mu mashuri bafite irihe sumbwe? Iyo bagenda mu nzira bafite irihe sumbwe? Ni ikihe kintu kibatandukanya n'abandi? Ni iki gishobora gutuma uvuga ngo uyu ni umuyuda n'umuyudakazi, ukamukompara n'abandi ukavuga ngo uyu muntu arashyitse? Ni iki? Haba ngo nta kindi bagendana, ngo bagendana ibisavuzwe n'Imana. Haba kandi bene abo ngo bameze nk'insabya, ngo zabitswe mu butunzi bukomeye. Imana yaduhamagaye tudashobotse, ahubwo iradushoboza. Munyikirize mwese amen. Ushobora kuzahura rero n'umunyinya wasizwe imbere cyangwa ugasigwa inyuma gusa ukakwereka ko nyine ari umunyinya, kuracyafite bya bimenyetso byaho. Ufite ibimenyetso by'uko usa naho nyine wasizwe zahabu, ariko kandi utarahindutse rwose. Nibyo byabaye kuri aba bantu bo muri Atenayi. Pawulo ngo yarimo aragenda avuye mu Atenayi, yari avuye i Tesalonike mu butumwa bwiza, na Timoteyo na Sila. Biraba ngo baramwirukana avayo ajya mu Atenayi. Ngahageze ahasanga abantu ngo babaga mu rusengero basizwe zahabu inyuma gusa, ariko imbere nta kintu kibereyemo. Ngasanga barabyina nk'uko mubyina ikabuga, asanga bararirimba nk'uko muririmba, bafite imiziki myiza nk'iyi twaguze, bafite insengero nziza nk'izo turi kubaka, bambaye amayiniforume n'abapene beza bambaye ibitambaro, ngo ariko babyinira Imana batazi. Ngabanyuramo mu materaniro, arabareba uko bakirana, arabareba uko babyina, arabareba uko batanga amaturo, arabareba uko bahimbaza, arabareba arabumva mu mashimwe, arabareba uko baririmba, arabitegereza. Pawulo ngo yicaye mu iteraniro, aba bantu nta kintu bazi, nta kintu baramenya. Ngafata ijambo aravuga ngo yemwe mw'Abanyatenayi mwe mukabije cyane kwibanda mu by'idini, ubwo nagendagendaga iwanyu, icyakora nasanze muzi kubyina, nasanze muzi kuririmba, nasanze muzi kuyobora amateraniro, nasanze abagore b'iwanyu bambara birebire, sanga abagabo b'iwanyu baribambarika cyane ngo batagira uwo baderanja, ariko musenga Imana mutaramenya. Aba ngo ndashaka kubabwiriza ubutumwa bwiza, mbabwire Kristo, mbabwire ko yazutse. Uzi kuba mu iteraniro utazi Yesu wazutse, ubyina nk'uko abandi babyina, usirimba nk'uko abandi basirimba, utgura uniforme nk'uko abandi bazigura, ariko utaziranye na Yesu wazutse. Ndagira ngo mbatangarize ko muri Bibiliya harimo ba Yesu batatu. Harimo Yesu Kristo, harimo Bari Yesu, harimo na Yesu wundi. Hari Yesu Yusito, hari Bari Yesu na Yesu Kristo. Wamenya babyinira nde? Wamenya baririmbira nde? Wamenya utuma bambara birebera ari uwuhe? Ariko arababwira ngo yemwe mw'Abanyatenayi mwe mukabije cyane kwibanda mu by'idini, muri bangeso nziza muri Adeperi, muri bangeso nziza muri Estrashani, muri bangeso nziza muri Sayani, muri bangeso nziza, ariko nimuramenya Yesu wabambwe, murimo ubuntu nturabageramo. Ntabwo muzi uko umuntu akizwa, ntimuzi uko umuntu ahinduka, ntimuzi uko umuntu aturana n'akabari nawe
yemwe mwabaga bamwe b'abanyatenayi mukabije cyane kwibanda mu by'idini, muri abanyedini beza pe, ariko inzangano zarabamase, amashyari n'amatiku. Aravuga ati cyakora muzi kimwe, abanyatenayi ngo bagiraga imirimo ibiri gusa, ngo bari inzererezi. Ni hari icyumba cy'ibiri, akaba agiye rugara rutaye, Nyarugenge basenze, akaba arirutse, ngo bari inzererezi. Icya kabiri ngo bari abanyamakuru, ngo bari bazi gushyushya inkuru. Yewe urabizi Chantal byanze yarayamuhonda. Abanyatenayi nibo bamenyaga ibya Ronaldo n'abamesi. Messi yamemukiye, Messi n'umwana mubi, nzongereho amafaranga yanjye ukagira ngo Messi arakuze. Abanyatenayi bari bazi inkuru z'ibisanzwe, ku cyumweru hagera bagakubitamo ingutiya ndende n'ibitambaro, ngo bakajya mu materaniro, ngo bakabyinira Imana batazi, bagahimbaza iyo batazi. Ariko Pawulo ngo ahageze abazanira ubuzima. Twese haleluya, turakuraye Pawulo tuzanira ubuzima. Utatubwira ibirayi, utatubwira umuceri, utatubwira abagore, utatubwira abagabo, turakuraye Pawulo utuzanira Yesu. Pawulo aravahe, utakubwira kujya muri Amerika. Pawulo aravahe, utakubwira ko Imana igucishije amahembe. Oya, Yesu aruta ibyo, Yesu aruta ibyo. Umva ukuntu muri ibyo yaririmbye, yaravuze ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Yafashije hacamurekesha. Iyo umugabo yamutaye akomeza kujya mu ijuru, umugore yamuretse aragenda, ntazacogozwa n'incamugongo. Abazimubwira nibo basagwa, abanzi be ntibamugarura. Amasezerano yacu ni ibintu bitujyana hejuru gusa, hejuru gusa. Ibitumanura ntabyo. Murazamutse, murahitinze, murabamenaguye, murabashwanyagurije. Ayi, ibikumanura biri he? Bigukiza ubusambanyi, bigukiza ubujura, bigukiza ubwibone ufite. Twese amen. Mwaje gusenga? Twese haleluya. Aha, Pawulo araboneka he? Ari he? Ariko Imana izi aho yamushyize, kuko n'abanyatenayi ntibari bamuzi. Haraza ngo ababwire ibya Yesu. Harabwira ngo mwabagabo mwe b'abanyatenayi mwe, nimwumve mbabwira Imana. Ntabwo ari Imana igombera insengero, kuko niba mu nsengero zubatswe n'abantu, niyo yonyine yo kwizerwa. Twese haleluya. Niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa. Ntikeneye ko muyibyinira cyane kugira ngo yumve, ahubwo arabwira ngo mukeneye kumenya Yesu wapfuye akazuka. Uwo niwe wenyine Imana izabareberamo ikamenya ko muhari. Niba hari ikintu kibi, ni ugukorera inyuma y'umurongo, ugakorera ahantu Imana itari. Imana iba muri Kristo honyine. Imana ntiba mu ndirimbo nyinshi tuzasohora isezerano, Imana iba muri Kristo. Abanyumvise amen. Nubwo navuga cyane nka Sarara, nka umusitari muri iki gihugu, naza kubwiriza mugakoma amashyi, ibyo ntibikiza. Imana imbonera muri Kristo. Imana ntimbonera mu izina mfite mu Rwanda. Oya, Imana ntikubonera mu mafaranga utunze no mu gihagararo. Imana itubona muri Kristo. Imana itubonera muri Kristo Yesu. Twese amen. Harabwira ngo nimwizere Kristo, mwizere uwabambwe, kandi mwizere uwazutse, nibwo indirimbo zanyu zizamugeramo akazumva ko mwaziririmbye, nibwo imbyino mubyina zizamugeraho zikamubera nk'umuvu w'umura neza. Ariko nibitaba ibyo, murabyinira inyuma y'umurongo, muraririmbira inyuma y'umurongo, muratera
guteranira inyuma y'umurongo n'ibitabo ibyo. Yemwe bagabo b'Abanyatenayi, yewe Kabuga we, mbonye kugarije cyane kwibanda ku by'idini. Hinduka, hinduka, gira imyumvire ya Yesu, gira gutekereza kwa Kristo. Hinduka Kabuga vire, hinduka, hinduka. Cyakora muri abanyedini beza, Abanyatenayi n'Abanyatenayi wa ntago ari mwebwe, muri abanyedini beza bashusha inkuru wa ibigezweho nimwe bibarizwa mwe Abanyatenayi mwe. Yo, mbonye ko mukabije kwibanda cyane ku by'idini, murwana ishyaka ry'idini, ariko uyu munsi murwana ishyaka rya Kristo. Munyikirize amen, muranyikiriza haleluya. Imana ntiyahamagaye abashoboye, ahubwo yahamagaye abadashoboye kugira ngo izabashoboze. Hari ibintu bitandatu Umwuka Wera yamishuriye bigaragaza umuntu wamaze gutoranywa n'Imana, ugeze ku kigero cyiza cya Kristo. Ibitandatu gusa, iminota nahawe ndabona irimo igenda irangira. Umwuka Wera mfashe mbivuge neza uko ngomba kubivuga. Icyambere kigaragaza umuntu wamaze gutoranywa n'Imana akagera ku kigero cya Kristo, ni ikigero cyiza cyo kwizera bahagazeho. Murimbyi yararimbye mu ndirimbo z'agakiza, abangiyo ndebesheje ukwizera nezererwa umukiza wa, mbona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na. Haleluya, ndanezerewe kukanyabo iminsi yose, niyonge sintegenye cyane habumbati. Umuntu wamaze gutoranywa n'Imana aba ari ku kigero cyiza cyo kwizera, kandi kwizera k'uyu muntu ntibisaba ibimenyetso. Habwira Imana ngo ngewe kugira ngo nemere kuvuganye nanjye mpereza ibimenyetso. Niko Paulo yandikiye Abakorinto, aravuga ngo ubutumwa bwiza ku Bayuda ngo ni ubutumwa bwiza busaba ibimenyetso, busaba proof. Imana izanyura he? Izaca he? Izabigenza bite? Izabigenza gute? Izanyura mu zihe nzira? Oya, ubutumwa bwiza kuri twe bizera ni imbaraga z'Imana. Kwizera k'uyu muntu ntigusaba ibimenyetso kugira ngo amenye ko Imana ihari. Oya, kwizera nyako ni ukwizera nta n'ibimenyetso ubona. Habanje gusenga amen, ndababwira Yesu tu twese haleluya. Kwizera, kigero cyiza cyo kwizera ni ukwizera Imana nta kimenyetso na kimwe ubona. Mama bakakubaza ngo mbese iyo Mana yawe irihe, ukabwira ngo nubwo ntayibona ariko iriho. Urugero, Nowa, umusaza witwa Nowa, Imana yaramubwiye ngo iherezo ry'ibifite umubiri byose rije imbere yanjye, ndashaka kwica ikintu cyose gifite ubugingo, ariko cyane cyane abantu. Iramwenga ariko kubw'umutima w'imbabazi mfite, ndashaka kuzagira abantu ndokora kubwo kwizera. Iramwenga ngo uramfasha kwakira umushinga, njye nawe tudiringe ku mushinga. Ariko Mana, umugabo umwe mu isi, iramubwira ngo uramfasha kwakira umushinga mfite, umushinga wakorewe mu ijuru. Imana iterura igishushanyo mbonera mu ijuru ikizana inaha. Murahari abaje gusenga haleluya. Ni umugabo wumva Imana nk'uko nyine Imana ishaka ko amwumva, ari kuri standard. Ikigero cy'imyumvire ye kirangana n'ibyo Imana ishaka gukora. Mana nyiribihe, hariya numva ibintu nkumva ni binini. Y'Imana, poroshe y'Imana kugira ngo ijye mu marangamutima ya Nowa, Nowa agomba kuba atekereza nk'uko Imana itekereza. Icya mbere, nta shyari rimurimo, nta buntu bw'ubutiku. Oya, aratekereza nk'uko Imana itekereza. Kubera iki? Afite kwizera.
isi nuko rikora ibintu by'igitangaza. Nibeshejweho mu isi no kwizera. Kuko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo iyo ndebesheje ukwizera ngo nezererwe Umukiza, kandi simbireba napfuye, mbireba ndiho. Kanegere hano hirya. Mwanyumvise? Twese haleluya. Kwizera reka mbigeranye na microscope ivumbura ibintu biri mu isi y'umwuka. Kwizera mbigeranye na microscope kugira ngo unyumve neza. Nakuma gafata ibintu biri mu ijuru kakabisimplifia kuko bikomeye nk'Imana, ibiriyo bingana n'Imana, kugira ngo bitugere aho turi mu isi bigomba kwiyoroshya bikisimplifia, bikinjira mu muntu ungana na Jose n'ibiro 50 cyangwa 48, bikankirwamo. Imana ikangana nanjye, Yesu akangana nanjye, Yesu akavuga nkanjye, Yesu akagenda nkanjye. Bimwe mu bintu byatangaje isi iyo usomye abitwa intwari zo kwizera mu Baheburayo 11, n'abantu bafashe ibintu bitabinaha babivana mu ijuru aho Yesu ari, barabimanukana babishyira mu kwizera bibajyamo. Gusa mwebwe muri kunyumva? Ntabwo muri kunyumva, ariko ni abagore nk'amwe bafashe ibintu byo mu ijuru barebeshejeho kwizera, babwira Imana ngo biduhe tuzabishobora. Umugore ushobora kuba i Kigali cyangwa i Kabuga akaba hadasambana ari mwiza nkawe, ubwo buzima mu isi ntibushobora, ntabwo bwumvikana. Ariko kuko mu ijuru ariko mushaka ko tubaho, ni mubiduhe. Bituzanire umuhungu umwe ari mu cyumba n'umugore wambaye ubusa, aramubwira ngo wakemera ugakuramo. Umuhungu aramubwira ngo nubwo ubona noza amasahani ya hano ariko sindi uwinaho, mfite darajana, haleluya, mfite ubuzima. Narebyeyo nsanga bajyayo bagasambana, nsanga bajyayo batiba, nsanga bajyayo haleluya. Aramubwira ngo wa mugore we, ntibishoboka, sinavanamo, sinshobora, ndatumbira ingororano. Wibwira ngo uzampemba kuba sebuja w'abagaragu n'abaja bawe? Hoya, hari ibiruta kuba icyo. Izo ni imbaraga zitwa kwizera. Icyo nicyo bita kwizera. Ni ugukora copy and paste. Ariko mwana we ndafashijwe. Ni ukuzana ibintu byo mu ijuru ukabaho under condition, munsi y'amahame n'amategeko y'ijuru. Kuko aho ujya niho ugomba gusanaho. Ndavuze ngo aho ujya niho ugomba gusanaho, aho uva bayi, aho ujya ugomba gusa no. Isi irumirwa, isi ihinda umushyitsi. Bibiliya yavuze mu Baheburayo, mu ntwari zo kwizera baravuze, napfuye, baravuze ngo abo bizeye Imana isi bakura mu cyiciro cy'abantu. Barizeye isi bakura mu cyiciro cy'abantu. Ariko murahari cyangwa mwatashye? Nta ndege witwa Filipo ntabwo bari bariho, ntabwo byumvika. Barizeye isi iravuga ngo mwebwe nimukwiye gutura, ngo dusangire namwe umuceri, dusangire namwe kwa ngo mwabakobwa. Brigitte bite bya
isi irabangwa ku rutonde rw'abakobwa dufite mu bakuremo abasabinaho. Utekereza ute gufata umugore ukamutwikira abana ukabateka ukabazana ari ifiriti bakakubwira ngo uragumana Yesu, ukavuga ngo njyewe yaba narabyaye n'abandi nkababaho, ariko Yesu andutira no gushimwa cyangwa izahabu, uwanyimika nk'abo mwami w'ishyanga rinini rite, ndi mbata y'icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu umukiza wanjye, sinyita ku biri mbisi, Yesu aranyuze. Kwizera apareye ifotora ubuzima bwo mu ijuru, njyewe Joseline nkabasa nuko mu ijuru bantekereza, apana kunshidikanyaho meze nk'umumetizi. Se uyu muntu n'umunyarwanda ni umuhinde, ni ikibyarirano, ni ikijyana igiki, twaramubyaye kone yameze ubururu hakamera icyatsi bikaba bimanuka bigera pfiriya, ubundi twabyaye abantu bameze kuriya. Mwarayihinduriye ni ukuri, nyuma yuko mumaze kwizera mwarayihinduriye, mwarayihinduriye. Ihura namwe mwambaye ubusa ikumirwe, sizeba abantu nibo nabyaye. Hari n'abantu batajya mu ijuru batera abamarayika ibibazo, ibizima byahita bireka kuririmba bikareba ziramini zanyu, ariko ntimushobora no kurungurukayo. Si niba abagore binaha warabamaze, ubwo Imana yakujyana mu ijuru ite? Reka ngaho nawe nyumvira iryo juru ryabo barokore bo muri ADP. Ntabwo bishoboka. Cyakora uzazijisha muri naho ukomeza ubabeshya ubiririmbiremo, ariko ntabwo ari mwebwe naho muri Amerika y'Amajyepfo ubibyiniremo, ubyambaremo ibitambaro birebire ujijisha inaha, ariko nta bwenge baramubwiye ngo yewe ntabwe wayobye. Icyakora amahirwe ufite nuko Gehinomu ituranye n'ijuru, ntabwo uri buvune kusubirayo, dore ngaho ari iwanyu. Ngaho manukira aho ngaho ukomeze ugende. Ijuru muririmba muzagera ku marembo yaryo, iri mu byina n'ukuri kose muzaryumva nk'abumva amakuru, igihe cyose mutarafata ubuzima bwo mu ijuru ngo buse namwe. Nukuri biroroshye, nta bwenge yabwiye umukristo ati ntabwo nakirirwa nirushya njya koga, reka izo stress ze n'iziki, kanifatira ubwato ndi kubona nari abasare niyambukire byoroshye kujya mu ijuru. It's very simple, yifata mu mifuka nk'uku, it's very simple. Ngeze navurwa n'iki, nzaririmba ntawe uzambaza, n'abantu bakaba bahagaritse barababarira, ADP isigaye ishyiramo imiyaga, so ugashyiramo n'ibyongereza bya so mushumba, urabona so ugahaminga oya, uzahura naryo urireba imiryango bakubwira ngo rituranye na Gehi n'amaturo mwatanze. Hari ikibazo se? None se Yesu yabwiye Yuda ngo yambwiye ngo ndakuzi ko usanzwe uri umujura, ariko nta kibazo, izi si imbabazi z'abakene ufite, ahubwo wasizwe hamwe gusa, imbere ntihasizwe. Nta kibazo. Yabanye na Yesu imyaka 3 n'igice, babyina akabyina, baririmba akaririmba, bagiye Yerusalemu akajyayo batubura imigati ahari. Ibyo ntacyo bitwaye Imana, ibi Imana izakudepansaho ntacyo byayitwara. Imana n'umutunzi. Imana yakubakira inzu, Imana yaguha imodoka za V8 n'ibindi, Imana yabiguha rwose, yabikudepansaho, ariko amarembo y'ijuru aturanye na Gehi. Hose ibintu byayo nta kipfa nabyo. N'ubundi mbere yuko Imana ishyiramo Adamu yabanje kumuremera Edeni yawe irahari, n'uwo mugore n'uwo mugabo, ariko wagera ku marembo y'ijuru bakakubwira ngo ntusa nabinaha. Imana yakudepansaho abana ikabaguha ukabyara indahekana, Imana yaguha akazi keza muri ministeri ahantu runaka, ntacyo bitwaye rwose, niyo Edeni yawe, ariko amarembo y'ijuru aturanye na Gehi n'aya Gehinomu. Uwizera
mana hasaba witeka ryose naho yaba yarapfuye azongerabeho uwise umwana w'Imana hasaba witeka ryose naho yaba yarapfuye azongerabeho. Kwizera, ikigero cyiza cyo kwizera. Nowa yizeye Imana ivuganye nawe rimwe gusa ngo amara imyaka 120 yubakira Imana inkuge, nta jwi, nta buhanuzi, nta nzozi, reka nta n'undi muhanuzi wamugarutse aho mubwira ngo ya Mana iracyari kumwe nawe. Biraba ngo yizeye ibitaboneka. Abanyumvise twese haleluya. Ariko mw'Imana ivugana uyu munsi namwe hano Kabuga, ejo mukajya kubihinyuza Nyarugenge, ejo bundi mukazajya Gisenyi, ejo mukazajya ewe. Abandi bamaze 120 bakizeye ko yavuganye n'abariyo kwizerwa. Abanyumvise haleluya. Cya kabiri cyerekana umuntu wamaze guhamagarwa agatoranywa akagera ku kigero gishyitse, ni ikigero cyiza cyo kwihangana agezeho. Yakobo yandika mu gice cya mbere umurongo wa 12 yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibigira gute, kuko namara kwemerwa neza azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yateguriye abagira gute, abayizera bose. Niba utihangana nturagera ku kigero cyiza cyo guhamagarwa, bakikuvuga ukagwa ngo ngiye baramvuga, ngiye baranyanga, bangendaho. Oya, ugomba kwihangana ku kigero cya Kristo. Abanyumvise twese amen. Icya gatatu kigaragaza umuntu wamaze guhamagarwa agatoranywa akaba ari ku gihagararo cyiza cya Kristo, ni urugero rwiza rwo guca bugufi, kumanuka, kugabanya inarijye, gukuramo wowe, kuramo ubuzigaba n'ubusinga, kuramo ubusindi n'ubucyaba, ukavanamo inarijye n'amakakama y'iwanyu, ukamanuka iwanyu, ukava mu bwoko bw'iwanyu. Sinababwiye umunyinya se? Umunyinya ushobora kuvuga uti nge ntabwo nzashakana na Gereveriya, kandi byose ni ibiti byakuwemo imbaho. Ariko umunyinya ukicara ukabata ngewe ntabwo reka Gereveriya, ngewe wapinda igiti cyiza gikura kigandara kimera gutya gitanga igicucu, ntabwo ngewe umunyinya mfite inarijye yanjye nubwo bankuyeho amahwa, ariko hari ryasigaye ntabwo nshobora kubana na Gereveriya ngewe. Iryo hwa rikaba rikirimo kamaze yavuka esha harya n'uwo mubaye bamubace kamureba intambuka, kamureba ngewe umunyinya sinabana na Gereve. Niba muri Amerika y'Amajye baranditse baravuga icyatumye Yesu mu gihe cye adakurikirwa cyane nuko akora ibintu bitangaje, ngo ubwiza bwe ntibwabaga mu maso, ngo ubwiza bwe bwabaga mu bitugu. Ngo yavuganaga nawe wakumva umutima uruhutse ukavuga ngo nubwo mu maso mbona uri umunyamibabaro wamenyereye inimba, ariko nzagukurikira aho uzajya hose. Abenshi ntibakuruwe nuko ari mwiza mu maso, niyo mpamvu Petero yamubwiye ijambo rikomeye, abantu ukurikije aho uvuka ntitwakagukurikiye, ariko amagambo y'ubugingo. Ukurikije ukuntu nta hantu urara, njye mfite etaje i Kaperinawumu agahungu we, ariko dukurikije ibikuvamo. Dore wambara ikanzu imwe kuva nakumenya, uwo ni Petero. Rugabire wambara niyo gusa, ntugira
twaciyemo. Uretse amagambo meza y'ubugingo, ayo niyo twumvise turakwizera. Ubundi wasanze turi abantu b'abagabo batagize ikindi bakennye, turi abashoramari mu mafi, dufite amato, turakomeye n'aho badukomera amashyi. Abaramwe ati ngende umuzerote nize karate, burya nzi no kwirwanirira, inkota yanjye ngiyi n'urushundura, nuzanamo ibintu by'imikino nzajya nkushika uko niboneye nigendere. Wagahunguwe ka Mariya. Arambwira ati ariko oya, twakuvaho tukajya he? Nubwo tutarabyara twakuvaho tukajya he? Nubwo tutarashaka twakuvaho tukajya he? Nubwo tutarubaka twakuvaho tukajya he? Nubwo tutarabona indonke twakuvaho tukajya he? Kandi wowe wenyine ufite abasaza bamugumaho, abakene bamugumaho, imfubyi n'abapfakazi bamugumaho, ngo nta kindi bari baramubonyemo, ngo bamwumvisemo amagambo y'ubugingo. Yesu afite iby'isi idafite. Abanyumvise twese haleluya. Yesu yazanye iby'isi idafite, mwambabariye tukamukomera amashyi. Yazanye iby'isi idafite. Nubwo Mose yapfuye, umuyobozi w'uru rugendo Kalebu na Yosuwa nabo ntibakiriho, ariko dufite Yesu niwe ubaruta. Yesu niwe ubaruta. Yesu niwe ubaruta. Hari ibintu isi ikwimye ushobora no kuzava inahita guhaye, kuko Hana na Penina bagomba guturana kandi bose bari ku mubumbe umwe. Petero na Yohana bose barabigishwa ba Yesu, ariko Yohana yavuye inaha nta mugore afite, kandi bose bavugaga neza Yesu. Hari ibintu muzava inaha isi itabahaye, ariko tuzabona ubugingo muri Kristo. Iyo tujya ni mu ijuru iwabo w'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abanesheje. Iyo tujya ni mu ijuru iwabo w'ibihumbi n'ibihumbagiza. Isi ishobora kuzaba igikoresho umwanzi yifashisha ikakubabaza, ikakwima amafaranga, ikakwima amashuri, ikakwima uburenganzira bwawe, ukazava inaho utambaye bazerishe mama, ukahava utabaye mu mizi y'imiturirwa. Isi ishobora kukubabaza ukazava inaho udashatse umugabo, birashoboka, ariko icyo twumvise muri Yesu kiruta icyo twamubonyeho. Mutanga ubugingo we nyir'ubutunga, nyir'imbabazi, mbega ukuna neza. Ya mbega we ukunagira neza, yo mbuza amazi. Mbega we ukuna agira neza, mbuza amazi anamita. Icyakane cyerekana umuntu wamaze kugera ku kigero cya Kristo, yaramaze guhamagarwa n'Imana no gutoranywa nayo. Ni urugero rwiza agezeho rwo kwirinda ibyaha n'intege nke.
ku muhanga amaso iteka bisa nk'isi intege nke shira nyuma sata bene uyu gukora icyaha si igitangaza, ahubwo biba igitangaza ku muntu yapfukamye abwira Imana ngo nabaye umunyantege nke. Ndabyemera Mana, kuko hari abantu ngo bafite imitima yabaye akahebwe. Pawulo niko yandikiye Timoteyo, aramubwira ati Timoteyo mwana wanjye ntuzagira ikibazo. Hari abantu bafite ibyaha bizagaragara bitinze. Hari abantu bagenda n'ibyaha by'ibigugu, ngo ibyaha byamwe bigaragara bitinze, ngo ariko hari n'iby'abandi byihuta, ariko ngo ntuzagirane ikibazo nabyo. Ibyo byose bimenywa n'Imana. Si igitangaza rero kubona umuntu yananiwe yabaye umunyantege nke, ahubwo urugeragezaho rwo kwirinda no kwatura no kwezwa nibyo byerekana ko ari umukristo mwiza wamaze gutoranywa. Munyikirize amen. Dawidi amaze gusambanya muka Uriya, baranabyaranye, yaricishije na Uriya. Zaburi ya 51 iravuga ngo Uwiteka yaramaze kumuvumbukana, hamwe ati Dawidi sha unkoze ibiki Dawidi, unkoze ibiki Dawidi, ni iki ntaguhaye koko? Basi muka Uriya umunsi abasina arimo kumuguha, ariko ntiwicisha umugabo we, urankoze sha Dawidi, unkoze ibintu bitari byiza. Dawidi abwira Imana ati ariko wari uzi n'ikindi, reka nkwibutsa amateka y'iwacu, mu byaha nimo mama yageze gute. Mujye mutinya uyu mugabo, mujye mumutinya uyu mugabo, aza ahantu akora Imana ikavuga turanyemeje. Hari ikindi gihe ngo yabaza Abisirayeli, Satani yoheje umutima we, kandi cyaraziraga kubara ubwoko bw'Imana, ngarababara asoje kubabara Imana imuzaho n'umuhanuzi tumva, wabaza ubwoko butabarika butajya bubarwa n'undi muntu ari wese. Ndaguha ibintu bitatu: inkota amezi 3, mugiga iminsi 3, intambara y'imyaka 3. Hitamo kimwe. Inzara apana, inkota, inzara na mugiga. Mugiga y'iminsi 3 iroroshye ivuye ku Mana, ngo nutonsi duke ngo nta kibazo. Inkota amezi 3, inzara imyaka 3. Hitamo kimwe. Dawidi abwira Imana ati nzaho njya nkora ukumva. Ahita ajya mu ruse abwira Imana tuzi n'ikindi, fata imbabazi zawe. Zana umunzani aho ngaho, ndabizi ko mwijuru mubufite. Fata icyaha nakoze n'imbabazi zawe, ubalansinge turebe. Amashimwe kwa Yesu. Imbabazi zawe Mana ni nyinshi cyane, zirenze ubwenge bwacu. Turatsinzwe tuvuga iki Mana urinye mbabazi, washoboraga kutabyitaho, njye umunyabyaha nkarimbuka, nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se nguhungabane, ariko shimwa Mwami Imana kubw'urukundo ruhebuje, ntiwashoboye kubyihanganira, waritanze uradukiza. Abwira Imana atanze ahantu nakora ukambabarira, ntunkureho umwuka wawe, ntunkureho imbabazi zawe, usubizemo wa mutima wa wundi nari mfite kera. Ubushobozi ufite buguha kwihanganira ibyo Imana yavuze. Hagati y'uko Imana ivuga n'uko Imana isohoza harimo urugendo rurerure mama. Abanyumvise amen. Hagati y'uko Imana ivuga n'uko isohoza harimo intervale nini cyane. Iyo watoranijwe n'Imana gira imbaraga zitegereza, ugategereza igitondo. Haleluya! Ugategereza, gira imbaraga zitegereza, ntujye mu bapfumu,
ntusengane n'abarangi, ntujye mu bikoze Imana isoni, ntiwishingire, ntiwigirane. Kubera iki? Ufite imbaraga zo gutegereza. Abanyumvise twese amen. Imana ntiyaduhamagaye dushoboye, ahubwo yaraduhamagaye ngo igire gute? Ngidushoboze. Isibanganya amateka na karande na karagita zacu zipfuye, ituyagiriza aho zahaba ariyo Kristo. None ubu turi abana b'Imana mu rugo. Reka dukomere Imana amashyi menshi kubwira ijambo ryayo. Abumvise iri jambo dukomere Imana amashyi menshi. Imana ibahe umugisha kubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Mbese wasizwe zahabu yacu? Wasizwe zahabu cyangwa uracyari mu ishyamba uri igiti kigawa? Ariko uyu munsi ufite ikintu wakoreshwa mu nzu y'Imana. Ahari wabikwamo iby'agaciro ariko gakiza. Kristo yakemera agataha iwanyu nubwo ufite amateka mabi. Kristo yataha iwawe niko Imana yabwiye Zakayo. Yesu atashyiwe aramwangururuka, icyo giti uyu munsi ndarara iwawe nubwo ufite amateka mabi. Imana yarara iwawe ititaye ku mateka y'ibyaha n'ingeso zawe mbi zipfuye n'iminsi mibi yo kujijwa. Imana yakuyagirizaho zahaba ariyo Kristo, nawe ukagira agaciro, ukabikwamo iby'ubwami bw'Imana. Mbese waba utarakizwa cyangwa waba waraguye Satani akakwifashisha gushyiramo ibindi bintu utaremewe? Pawulo yandikira Abefeso yarabwiye ngo turabe Imana yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yateguye kera kugira ngo tuzayigenderemo. Uyu munsi wahinduka igikoresho kigirira nyiracyo umumaro, niwitandukanya n'ibidakwiriye byose. Ahari wumva uri igiti kigawa, uri mu bwoko bubi batahitamo ngo bubikwemo ibintu by'Imana. Ariko uyu munsi Imana igeze aho uri muri iri teraniro ngo nawe usigwe zahabu, ugira agaciro, indirimbo zawe zigira agaciro, amagambo akuvamo uhindura imiterere n'imyumvire yawe ku bwa Kristo.